Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya wawe ni by'agaciro kandi biratumotiva bikadutera gukora cyane. Rizami kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rizami reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi tariki 13 z'ukwa mbere umwaka wa 2022 uwitwa PhilPeter tumuzi nk'umunyamakuru wabigize umwuga mu gihugu cy'u Rwanda akora ku Isibo TV by'umwihariko The Choice Live. PhilPeter kuri uyu munsi hari ikibazo cya Yago TV show yafunzwe, ariko abayiripotinze kugira ngo Yago TV show isibwe kuri urubuga rwa YouTube ntibamenyekana. Yago akomeza kubayishira. Kuri uyu munsi nibwo umufana yandikiye PhilPeter amubwira yishongora cyane ku buryo bukomeye, ubundi PhilPeter kubyererana biramunanira ajya ku rubuga rwe rwa Instagram, account ya Instagram, arandika amagambo menshi, amagambo yari yamushenguye umutima ku buryo buhambaye cyane. PhilPeter n'amarira n'agahinda kenshi yatangiye yandika ati, muvandimwe Yagoforreal, nagira ngo gubwize ukuri abanyarwanda bereke kubateranya n'abandi. PhilPeter wabwiraga Yagoforreal, icyambere channel yawe iriho niyasibwe ahubwo wahishe content zawe zose ku bushake bwawe. Impamvu zishobora kuba zarabiteye it's aid wa violating the community guidelines za YouTube baguha 6 probation yo kudapostinga forgive priority, kandi wakuyeho content kugira ngo udahabwa izindi 6 channel igafungwa burundu. Gatatu, niba ari copyright content are report z'abantu zaguhesheje 6 ugahisha content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abantu bari kukuripotinga abanyarwanda bakabamenya kuko email za YouTube ziba zisobanutse zikwereka amazina y'uwabikoze, email ye ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo bareke gukomeza kudutuka baduhora ubusa. Uduhe screenshot y'iyo email, uwo muntu tumumenye tumwirinde natwe atazadukoraho. Maze iminsi nakira message nk'izi nkaceceka, ariko byari bimaze kuba too much. PhilPeter yavugaga message zimeze nk'iza wa mufana yamwohereje amutuka, amubwira amagambo akomeretsa cyane, amubwira yuko ari we wafungishije Yago TV show. Peter yakomeje, tureke urwango twese tujye turwirinda. Aka kanya ufite amatsiko yo kumenya icyo Yagoforreal yaje asubiza kuri iyi comment ya PhilPeter nyuma yo gupostinga video umufana wa Yagoforreal cyangwa se Nyarwaya Innocent ari gutuka PhilPeter. Umuntu wa mbere wateye comment kuri ibi bintu yitwa Nzeyimana, yaje arandika ngo Nzeyimana yaje ataginga PhilPeter 25th. Awundi arandika thank you for this information. Nzeyimana yashimiraga PhilPeter ku buryo adusobanuriye ku bya Yago TV show. Ubundi ubwo Yagoforreal byaba byiza nawe atubwije ukuri uwamuripotinze, bityo ibintu bikajya mu buryo tukanamenya amakuru ya nyayo y'uwamuripotinze. Birafasha buri wese kumenya ukuri kandi adaketse, kuko gukeka n'icyaha. Amahoro abane namwe. Uyarira Nzeyimana ari gusubiza PhilPeter. Munsi hahise haza Mico the Best 25th ataginga Nzeyimana, ubundi arandika agira ati, kuva nareba mu nda ya Sofia nahise mbona ko byose bishoboka. Ubundi buri muntu wese yari yategereje kumenya icyo Yagoforreal yaje asubiza kuri iyi comment ya PhilPeter. Ukurikije ibyo Nzeyimana baje bavuga bamusaba kuvuga ukuri, buri muntu wese yari yategereje kumenya icyo Yagoforreal aza kuvuga kuri ibi bintu. Yagoforreal cyangwa Nyarwaya Innocent yaje asubiza PhilPeter agira ati, nta kindi wari kuvuga kuko nawe uzi ukuri, ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Gake gake murakomeza mwigaragaza nicecekeye, kandi Imana yo nikora nk'uko mwebwe mukora. Yagoforreal cyangwa Nyarwaya Innocent arongera ati, hanyuma ko namwe mwakuriweho kuripodinga hafi 2 weeks
ubwo ni ubushake bwanyu cyangwa ubonye nawe bikubayeho wumva wavuga ubusa nk'ubwo gusa? Rwaya Innocent yakomeje agira ati wowe noneho reka nkwerurire wangenzeho kuva kera n'ubwo buryarya bwawe abantu barabuzi, wiyirirwa untumaho abantu ibyo uvuga byose kuri nge byangezeho. Akomeza aho kandi nk'uko abenshi bamaze kukumenya ubu noneho urigaragaje neza byeruye kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya. Yagoforreal wowe na timu yawe nta kindi ni umwe mu bantu bakunda kuvuga baseka cyane, ariko kuri uyu munsi ntabwo ariko byari byifashe. Yago kuri uyu munsi yavugaze amagambo menshi ndetse ayavugana intimba, mbega ni ukuvuga ngo buri kibazo cyose yari afite kuri uyu munsi ibintu byose yabishyize hanze. Nkoresha rya jambo bavuga ngo umuceri wose yawumennye. Yavuze yabwiye PhilPeter wowe na timu yawe nta kindi nababwira uretse kubabwira ngo amahirwe masa, ariko muzafata ubusa. Bantu mukurikirana The Choice Live murebe kuri iyo channel, murebe kandi mutegereze igihe izamara idashyiraho content, muzamenya uwo Nizeyimana Peter uwo ari we. Hanyuma nawe ureke tumugerere mu kebo atugereramo, tumubwire ngo kuba adashyiraho ibiganiro ni ubunebwe cyangwa umwiryo, no kumva ko adakeneye gukora ubugambo bwose wirirwaga uvuga kuri top shata. Ngaho waramuzamuye, ngaho waramufashije, ngaho utakunyuzeho ntaho agera, ngaho ndiriza byose byangezeho, nuko mba narakwihoreye ukagira ngo ndinjije. Ariko uburyarya, ariko burya useka neza nuseka nyuma. Good luck mu byo urimo, ariko channel yaba terminated yagaruka ntuzigera ushyira hasi. Wowe mbaye mbikumenyesheje ejo nafungura iyindi. Ejo nafungura iyindi kandi n'abarebaga ibyo nkora bagakomeza bakabireba. Abundi ataginga PhilPeter komerezaho. Rezami ndagushimira wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Rive Fernandez, kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubasha kudukurikirana. Ni ugutegereza iby'iyi affaire ya Yago TV show cyangwa se Nyarwaya Innocent na PhilPeter uzwi witwa Nizeyimana Peter, niyo mazina ye nyakuri, ubundi akaba yaramamaye ku izina rya DJ PhilPeter. See you.